gukora ni kimwe uri kumva kugira ngo uve mu ishuri ndi kumva mbere bamwe ngiye gushaka uburyo mbitekerezaho kandi ikindi cya kabiri uri kumva ugomba kumenya yuko utaguye kunesha umutwe ndi papa wumva kandi wumvikana yego urataviye mwiza none ubikoze neza niyo mpamvu ariko wari umaze iminsi dusangira mbona n'apeti kandi ibiryo warabiribataga yaba n'imyumbati n'imizi ukarya ibintu byo kuki muri no minsi utameze neza erega n'ukubera yaragiye cyane n'ukuri urakoze pe urakoze none ikintu ngiye kugukora sibyo ngiye gutuma wishima ndaza kuzana n'agasanduwice nimugoroba sibyo mama kibondo cyanjye yego mubyeyi amata se ntabwo yakumbuye amata nta kibazo mama nanamubonye byose mba nabibonye bwa bidomuguramo amata mujye mumwibuka mubwoze neza nta kibazo zawadi uriho ku mangazini yarambwiye ngo azaza bugura kuko namubwiye ko mumaje kuba 15 nta kibazo reka mbyigeho nta kintu nakwimanya ifite urakoze cyane papa ni ukuri kw'Imana akibuza kuvamo agahungu cyane ukuri mwaye kuba nitoragura inama mu iteme kuko mbona uzi n'ubwenge rega ntuzansiga ariko yego papa ndashaka ubundi ikintu ngiye gukora ndashaka byibura kuzagushakira umuhungu mwiza warangije kwiga ukumva umbereye warabaye na mukuru wambara ukaberwa ugura n'udukanzu reka ndagukunda nuko nawe ujya ugira ariko Imana ifashe n'ujya unsengera nzagomeza mfite akabaraga kumva ko kuhiga ari we nanahigira umva reka mubwire se ko natumye murambwira Sibeze ngora kaza bibyo. No baby, nawe urabizi. Ni kuri subizi. Ngo bingaragariza nyine. Ngaragaza ko mukunda. None gereza gufata. nawe wagenda ugakora ikosa hari ukuntu satani aza akakujyamo ugakora ibintu biterekeye ariko burya yarahindutse buriya rero wa mwana uzi ikintu tugiye gukora ndagira ku cyumweru tujye tujyana gusenga usuzongere kumbwa ngo muri weekend ngo uri mu rugo ngo nemeye koko uri mu rugo ahubwo ubwo bugambo bwose mufite ahantu muhurira akabugushyiramo gushyiramo politike ikintu kigiye gukurikiraho ku cyumweru no gusenga kwa gatandatu no kujya nyinga igipangu cyose wowe na mushiki wanjye mukirirwa hano ku buryo ninumva hari n'inyoni yatambye tsigaye numva ngo hari ubungu bwirirwa hano ibyo bintu tuzahita tubigiranamo ikibazo cyangwa se ikintu umwanzuro ngiye kukwihera ntongere kumbwira nyoko ikintu ngiye kukwibwira cyo cyanyuma ngiye kubazanira umuzamu kuko ndabona ntazanye umuzamu cyangwa ngure kamera nzitereka umuzamu umuzane pe ariko utekereze neza papa mama rwose ntago wigomeza kumbwira ibya mama wawe umva mbanza mubwire uri kunyumva neza nuri umwana wanjye yego mama wawe ndabizi neza ko nawe gutekerezaho sibyo yego twagiye kukubyara dukundana urugo rwagiye gusenyuka twabyizeho ntago nize gusenya urugo papa ntago twarusenyuye twarwanye wowe uri umwana ceceka ntago nari namukubise yagiye kugenda arazinga
mufasha no kuzinga kubw'ingeso mbi yari afite. Rero ikintu kigiye gukurikiraho, uri kunyumva neza, genda uzana agakayi kawe mufashe gukora etide, hanyuma nanjye mpite njya mu kazi dore amasaha arageze. Ikindi kibazo uri bugire cyerekeranye na mama wawe, uzashake nimero ze ajya guhamagara utavuye muri iki gipangu. Ugiye gushaka umuzamu, uyu ni nawo mwanzuro wa nyuma, ntongere kumbwira ibya mama wawe. Reka nkubwire, sinyene no kubyumva, nyumva rimwe basi nanjye ubwo ngubwo ntabwo nzongera kujya ku ishuri, nta nubwo nzongera kurya ibiryo, nzagenda mpfire hariya mu gihe utazanye mama. Ibintu byose ngiye kubihagarika, ubwo umukobwa wawe uzajya umubona ari gusamba. Papa ushatse wabitekerezaho. uzi ikintu ngiye kugukora kuri iryo jambo.